ubundi bino bintu reba ukuntu byagenze. Uyu mwana w'umuhungu yageze ahangaha gukomeza neza kurangiza by'umwihariko irushanwa ry'uyu munsi biranga bigaragara ko yamaze kurunguka. Benshi bageze hose mu Rwanda ariko reba kano kantu nureba urabona ko uramu yambaye umupira wanditseho BK Arena hano hino urabona ko hari handitseho Visit Rwanda. So aha rero ni mu Rwanda nta cyahindutse ahubwo dore udushya ndetse n'udutendo twabaye nyine by'umwihariko mu irushanwa ry'uyu munsi aho abantu bose bavuze bati nyamara bino bintu bikomeje kuba ingorabahizi ndetse kandi bikanagaragaza ko iri rushanwa rikomeye cyane by'umwihariko kuko ari irushanwa mpuzamahanga. Ahangaha bisaba ko uba ufite ijya abana bo muri Aziya ndetse na Australia bagaragaye cyane ubona ko bamaze kugera by'umwihariko ku murongo wa nyuma ariko bikanga. Icyo wamenye cyo nuko abanyarwanda nta munyarwanda utarangije rino by'umwihariko nasiganwa ry'uyu munsi ariko abenshi mu bazungu harabo byagiye binanira nyine kurangiza bikanga neza imbaraga umwuka bikarangira uhebye. So rero nibyo tugiye kuganiraho ngene nanabereka amwe maxo cyangwa se zimwe muri video ziri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga aho abantu benshi bari kuvuga bati ibintu birakomeye. Ni nyuma yuko nubundi by'umwihariko umuvugizi wa Kisekedi bamwita Kayikwamba yari kuvuga bati rwose mu Rwanda nta kintu kirimo, bati nta kigenda, bati ntabwo ryarushanwa ryakagombye kuhabera ariko biri kugaragaza uburyo ki ahubwo no ryarushanwa rikomeye kurushaho ndetse ibintu bikomeje kuba ibindi. Sibye ko n'ikindi kintu wamenye nuko buriya bamwe mu bantu bitabiriye no siganwa bari gukoresha amazi y'inyange cyane n'amazi ngo bamaze gukunda n'utuntu tw'udushya twabaye rwose muri rino rushanwa. So reka dusure kuri uyu musore rero. Uyu musore yavugishije benshi ubwo yaburaga gato cyane, haburaga nk'umunota gutyo kugira ngo ahite agera kuri finishing ariko birangira byanze. Ibi ngibi rero ntabwo byari bikaze cyane. So rero kagato no ngaruke mu kanya mbanze nkwereke ubundi ninde watsinze byagenze gute, ese yakoresheje igihe kingana gute, ese bahembwe ibihembo bingana gute. Banyita Mr K. Twagereka duhera ubundi siganwa ry'uyu munsi ryasaga nk'iritandukanye cyane by'umwihariko abenshi byo batekerezaga ntago ariko ryari rimeze. Ahangaha ni mu gihe rero abafaransa b'abagore bari bamaze by'umwihariko kugera kuri finishing, abantu benshi bakomera amashyi bya danger ariko ibi ntabwo ngira ngo tubigarukeho cyane ahubwo reka no munyemerere gato cyane banze ngaruke mbere ko tugaruka ku batsinze. Banze mvuge ubundi icyo bita team time trio mixed relax. Ahangaha rero bigenda bite n'iki kiba cyabaye. Ubundi twe tumenyereye ko bohereza umukinnyi umwe akagenda, yamara kugenda noneho nyuma y'iminota 2 n'amasegonda 30 bakohereza undi mukinnyi. Rero icyabaye nta kindi, hoherejwe abakinnyi 3 b'abagore ndetse na 3 b'abagabo ariko habanza kugenda 3 b'abagabo. Rero bisobanuye iki? Ibyo bita bundi team trio mixed relax bisobanuye icyo bita nyine ni TTT eshatu. Bisobanuye ko nisiganwa riba noneho rikaba by'umwihariko aho musiganwa n'ibihe ariko muri timu ya 6 akaba abagore 3 n'abagabo 3 akabanza kugenda noneho abagabo noneho abagore bakaza mu nyuma. Bisobanuye iki? Abagabo baramutse bitwaye nabi bashaka ko bakavaringwa n'abagore, nuko noneho abagore babaye bitwaye nabi abagabo bakagombye kuba bakavarinze mbere. Ibi ngibi rero nibyo byagejeje ku ntsinze by'umwihariko abatsinze uyu munsi. Si timu nyine yatsinze uyu munsi y'abantu bagiye muri 6 ariko uyu munsi byari bigoye cyane kuko ari benshi bitagaragaye neza bagenda batsindwa ndetse kandi batangira gucika intege bya hatari. Dore ubundi byageze ahangaha benshi bavuga yuko Australia y'abagore ko yari imaze kuba yayobora itsinda kuko yaburaga kilometero n'ubundi 4 na metero 200 yari imaze kugira iminota 46 n'amasegonda 27. Ahangaha abafaransa bamaze kwicara bamaze kuruhuka. Ibi ngibi bituma abafaransa bakomeza gutegereza yuko Australia haramutse igihindutse nta kibaye n'undi abafaransa bagombaga gukomeza kuyobora rino tsinda ndetse bakanayobora bakaza kwegukana n'ubundi umudari wa zahabu. Ko nkwibutsa ko uyu munsi niba noneho Australia yatsinze nka timu yose bari buze kuza kwiha imidari ya zahabu ndetse n'ubundi babona uko babona ayo mafaranga arinze ya danger. Ahangaha rero reka gato no umunyemere gato cyane twerekeze ku batsinze ubanze wumva ubundi bakoresheje igihe kingana gute, bari kwirukanwa igihe kingana gute, ese n'abagore batumye batsinda cyangwa n'abagabo batumye batsinda. So rero reka gato ntabwo niyenye muri studio ubanze unyemere gato cyane ubundi me ikaze mugenzi wanjye aza yivuga amazina ubundi nabakomerezeho ababwira akantu ku kandi ababwira idonido. Ese abatsinze nabahe, ese batsinze by'umwihariko muri duration time cyangwa se mu gihe kingana gute. Kambwire ko nge banyita Mr K, ibe yita Gitabo TV Rwanda. Yes, ikaze wakoze subscribe ku Gitabo TV Rwanda. Uyu ni wa mwanya tuba tubageza update. Senjya muri kumva kuri mikoro Nedimon Talks. Reka tuze tugaruka na bamwe muri 3 ba mbere baje kuba bitwara neza muri UCI
UCI, ibi mu rurimi rw'icyongereza bakunze kwita Union Competition International, Union Competition International. Bamwe muri mwebwe mujye mubona UCI numenye ese niki bisobanuye. Ubundi mu gifaransa ibi baryita Tour du Monde cyangwa se irushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Reka tugaruke ku munsi wacu wa 24 ubwo ni ku munsi wa gatatu mu minsi isanzwe. Ni umunsi wa tariki 24 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025, ndetse turi ku munsi wa gatatu ubwo irushanwa ry'amagare ryaje kuba rikomeza ribera i Kigali muri rusange nk'uko byamaze kwemezwa na imwe muri kampani kuri federasiyo y'amagare ku isi. Naho ibijyanye n'abaje kuba batsinda uyu munsi, reka tubahere ku ikipe ya Australia yegukanye iyi etape yo ku munsi wa gatatu, bakaba abambere. Ikipe ikomeje kwitwara neza, yagaragaje ubushake ndetse ikomeza no kugaragaza ko ishoboye muri ino rushanwa rya UCI. Iyi kipe yegukanye uyu munsi etape, yegukanye irushanwa ry'umunsi ubwo ryaberaga hano Kigali mu mihanda ya KCC Arena ndetse na Remera muri rusange. Ubundi iyi timu yakoresha icyo bita team time trio mixed relay. Iyi yakoresheje iminota 50 ndetse n'amasegonda 30 ku ntera ibirometero 41 na metero 8, ndetse aba baje kuba ari abahungu batandatu cyane. Bari kuba aba bahungu ariko sibo gusa, abantu bari kugenda babyitiranya, harimo abakobwa batatu noza kwitegereza neza ku ifoto, ababirebye baraza kubihasanga ku mbuga nkoranyambaga babanditseho n'abakobwa batatu ndetse n'abasore batatu. Ntago aribo gusa baje gukurikirwa n'igihugu cy'Ubufaransa bwegukanye uyu mwanya wa kabiri busigwaho amasegonda 5 ndetse n'amasiyerisi 28. Ubu n'Ubufaransa bukomeje gumaza iminsi bwitwara neza cyane, bugaragaza ko byanga bikunze imyanya mbere ishize bakomeje kwiguma, ariko Australia yaje ibakora mu nkokora nayo iravuga uti umwanya wa mbere burya shahu uraryoha, reka tuwusangire natwe twumve ko umera. Ntago aribo gusa, ikipe y'Ubusuwisi nayo bwaje kuba umwanya wa gatatu wayo ubwo babyegukanaga, busizwe n'ikipe ya mbere ubwo niyo Australia naho amasegonda 10. Aha nabwo twakwibuka ndetse ngo tunagende tutavuze ku makipe muri Afurika, uko nk'u Rwanda rwacu rwaje kuba rugaragara ndetse mu myanya yo hafi, kuko rwitwaye neza cyane nk'ikipe yo muri Afurika, aho rwaje kuba ari umwanya wa 11. Uyu mwanya u Rwanda rwaje kuba rwitwara neza, kuko rumva ikipe ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane kugeza ku wa 10 u Rwanda rwitwaye neza, kandi murabizi ko UCI ni umwe mu bintu biba bikomeye cyane, biba birimo bihanganye byinshi cyane. Ziko gusa mu kipe ya Afrika, kuko u Rwanda sirwo gusa rwaje kuba rukurikirwa n'ikipe ya Ethiopia nayo yabanje ku mwanya wa 10. Ethiopia yaje kuba yitwara neza nayo cyane, yegukana umwanya wa 10 ku munsi wa 24 ukwezi kwa 9 2025. Uyu munsi wa gatatu wa UCI cyangwa se Tour du Monde cyangwa se irushanwa ry'amagare rikubera mu Rwanda. Reka tutegereze umunsi wa 4 azaba ari ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9. Muzaze muri benshi mu mihanda ya Kigali ahari kubera irushanwa, mushyigikire ndetse mukomeze tunasugigire ubusugi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. One.